Yes, reka nongere mbashimire mbasuze mbifurize kumererwa neza cyane mwe mudukunda buri munsi kuri content yacu ni Rutamu Toka Zone TV iwabo w'abasportif. Reka nizere ko buri kimwe cyose kimeze neza cyane. Turongeye turaje kuri mugoroba kugira ngo tuganire byinshi bijye bitandukanye ariko birimo breaking news. Ese nahe makuru agezweho arimo kugenda avugwa mu isi ya siporo. Uyu munsi twiriwe twumva saga, twiriwe twumva scenario yari iserere mu mitwe y'abantu cyane cyane muri ekipe ya Rayon Sport. Bamwita uyu mugabo yongeye kumuvuga ndabanza nkazamura ibiganza kuko no batayikuni bakomeye cyane mu mujyi wa Kigali no muri ekipe ya Rayon Sport. Bamwita Paul Muvunyi. Breaking news, abantu bamusora muri ekipe ya Rayon sinzi icyo muri kugenderaho, amakuru amaze kutugeraho kano kanya nuko Paul Muvunyi abari kumuhimbira ibinyoma tutazi aho bari kubikura. Paul Muvunyi muri ekipe ya Rayon arimo kandi afite imbaraga. It's a breaking news. Ahubwo hari abantu bagiye gutungurwa na signing igiye kubaho muri kuno kwezi kwa munane, nyuma yo gukina umukino na ekipe ya Yanga. Ekipe ya Rayon babonye ko bakeneye undi mu mediateri ndetse n'umwataka ugomba kuza arenze Shadrack Bing Bello. It's a breaking news. Ayo makuru ni amakuru tuguyeho kuri uyu mugoroba ateye ubwoba cyane. Uwitwa Perezida Tadeyo waba wari uzi ko hari umwataka karundura ugomba kwinjira muri ekipe ya Rayon, ugomba gusinya vuba akerekanwa ku buryo buri official muri ekipe ya Rayon na Pavere Nzira. Ese uwo mugabo ninde? Tugiye kuza tubyinjiramo ndetse tubihuze n'amakuru agiye atandukanye arimo kugenda avugwa hirya no hino. Icyo gusaba nta kindi, kora subscribe niba ushaka kuzajyona ibiganiro byacu buri munsi dukora. Biragusaba gukora subscribe, share na comment. Nicyo kintu cya mbere ugomba kubanza gukora. Nyuma y'ibyo ibindi byose ukazabitubaza. Tugiye kwibanda kuri ekipe ya Rayon. Izi breaking news zirakomeye cyane. Ndabivuze abenshi mushobora kuza kugira ugushidikanya, ariko umwataka mushya kuva muri Afrika y'uburengerazuba, hahandi tuzi nk'ipfuru y'umupira wa Afrika, hari rutahizamu macacero baza kuganirizwa ugomba kuza mu mpera za kuno kwezi kwa munane. Turava muri ekipe ya Rayon turajya kuri ekipe ya APR. Ubu tuvugana iri gukina ekipe ya AS Kigali, match irimo ariko APR nshya kuko Darikonovic yayihinduye ku buryo budasanzwe. 11 bose ni bashya. Abakinnyi amaze iminsi akoresha bose yabasize hanze azana 11. Barimo Ruhamya Nkiko Iva nk'umuzamu, Bugingo Hakimu kuri gatatu, Byiringiro Jean Gilbert kuri kabiri, mu mutima wa defense ari Umusuwane na Nduwayo Alex. Hagati mu kibuga Ronald Sekigande, match ya mbere ikomeye baramuzanye. Richmond Lamptey aca ku nimero 8. Hanyuma playmaker bamwita Dennis Omedi umugukira nk'umwataka. Iragwa Haji ku ruhande rw'iburyo, hanyuma witwa Mugisha Jean Gilbert agakina ku ruhande rw'ibumoso. Ese kuki Tarebu yemere kumanura 11 be batarimo umwataka? Niki cyabaye? Bite bya Memeri Dao tutabonye kuri match ya AP na Padinamos, nitunamubone kuri match yo kuri uyu mugoroba? Niki cyabaye kuri Memeri? Ibyo byose nandi hano wabyumvira ni kuri Rutamu Toka Zone TV. Icyo ngusaba nta kindi, kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi ibikorwa bigiye bitandukanye. Amakuru aba ari menshi buri munsi, hari ikiba wasize. Kugira ngo ibyo byose ubibone nuko ukora subscribe, share na comment magrupa agiye atandukanye kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza cyane ari utamu 100%.
so good. Ndashimira abantu mwese mutinangiye imitima mukumva ko mugomba gukanda subscribe, n'ibingenzi bikomeye cyane. Reka tubanze duce kuri match za APR mu mikino y'igikombe cyangwa se ni inkera y'abahizi yatangiye ku munsi wo ku cyumweru. Ekipe ya APR bakira ekipe ya Power Dynamos banayitsinda ibitego 2-0. Uyu munsi imikino yakomeje, ubu tuvugana ekipe ya Azam Football Club na ekipe yo mu gihugu cya Tanzania irimo kwitegura imikino ya CAF Confederation Cup. Marabizi ko batomboye ekipe ya Al Hilal Bentu, ni match ikomeye cyane. Batsinze ekipe ya Police kuri za penalty nyuma yo kunganya igitego 1-1. Kipe ya Police ni ekipe akomeye cyane pe, mutoza kabisa ubona ko hari ikintu gikomeye cyane amaze guhindura kuri ekipe ya Police. Ariko mwabantu mwe, umuntu witwa Kwitonda Alebaka no rundi rwego. Kwitonda Alebaka ari kuri karibu riri hejuru, yanatsinze igitego kuri uyu mukino, shot rikomeye cyane mu nguni. Muzamu wa ekipe ya Azam Football Club ntiyamye uko bigenze. Nayo ntago ari ekipe mbi, ekipe nziza. Iyo ugiye kureba nka mediane yabo bose baracyarimo ba Akaminko nabo bajya batandukanye, usibye bari muri ekipe nationale. Ariko Sofa Farab Ibenge na ekipe ye ubona ko hari ukuntu ibintu bimeze neza. Iyo match ikimara kurangira, ekipe ya APR yagomba kwiterera mu kibuga. Nimaze kubabwira official lineup yabanjemo, ariko Tarebu yakoze impinduka zikomeye cyane. Impinduka ndazemera cyane ntanazishigikira, ariko nanone nkongera nkibaza ikibazo gikomeye cyane kigira kiti, ese ko ndi kubona cyane cyane kuri secretary attacking uwitwa William Tongi ataragira kuri calibre nziza, tukaba tubona wahinduye ekipe, ntabwo William Tongi yagakwiriye kongera guhabwa amahirwe? Nibyo turabyemera, imikino ye iracyari hasi, ntabwo arazamura urwego. So good, ujye kureba igihe yamaze adakina yagomba kubifiringa. Ariyo mpamvu ngiye nemera ko ikipe ya APR yagomba kumushiraho n'imyitozo yo ku giti cye, apana ya ekipe ngayisoza ataje kuryama, agakora cyane kuko n'umukinyi ubona ko ntabwo hakeneye ibintu bidasanzwe. Hakeneye kumwongerera ubumenyi kuri control d'ibaro no gufinishinga neza. Kuri ko physical appearance, imbaraga z'umubiri arazifite, ngira ngo na match nke yakinye cyane cyane ku mipira y'imiterekano ubona ko ni umukinyi mwiza. Imipira y'imiterekano hari ukuntu ava hasi akazamuka akayitera ukabona ko ni byiza, n'ibindi byinshi bye bitandukanye. Nkavuga nti aho kugira ngo ukinishe Denis Omedi Force 9 kuri nimero 9, ese ntiwazana William Tongi twongera tukareba ko byibura hari ikibazo kwiyongera, kuko amaze ibyumweru hafi bitutamubona. Nkavuga nti rero ibi byose byo kumushyira kuri benchi biramugabanyiriza icyizere, abone ko atari muri projet z'umutoza, bitume ekipe ya APR yanatekereza kugira ute kumurekura mu kwezi kwa mbere n'amafaranga yose yatanzweho. Ibyo byose twabihuza tugasanga hari izindi mpinduka zakabaye kuba zibaho muri ekipe ya APR. Hari izindi mpinduka zagakwiye kuba muri ekipe ya APR, tukabona byibura umutoza nawe agira uruhare mu kongera kugarura William Tongi. Ariko yamushize kuri bench, wenda ashobora kuza kongera kubona iminota yo gukina muri mita ya kabiri, birashoboka cyane. Ariko so guru ubona ko William Tongi ari hasi cyane. Ubwo rero niko gahunda zimeze. Match ya APR iza kurangira, turaza kubabwira ukuntu match irangiye. Ariko mwibutse ko iyi mikino izongera gukinwa ku itariki 21 hazaba ari kuwa 4, right? Niba nibutse neza, ku munsi wo kuwa 4 nibwo ekipe ya APR Football Club izamanuka mu kibuga bakira ekipe ya Police. Match ikomeye ku isaha saa moya zuzuye kuri Kigali Pele Stadium. Hanyuma ekipe ya Azam Football Club izaba yakira ekipe ya AS Kigali. Ubwo tureba uko bizagenda. So fine. So muri ekipe ya APR nta byinshi twavugamo. Ekipe imeze neza, group imaze kugenda imera neza, ngira ngo na match maze iminsi iri gukina, maze iminsi muzibona, nta bidasanzwe twavugamo.
ahubwo nimuze kunyemerera twerekeze muri ekipe ya Rayon Sport. Muri ekipe ya Rayon Sport harimo vuruguvurugu n'ubwumvikane buke, cyane cyane ku makuru dukura ku muhanda influencer agiye batandukanye. Biri kuvugwa ko uwitwa perezida w'icyubahiro bamwita Paul Muvunyi, umwe mu bakire tuzi mu mujyi wa Kigali ufite amafaranga menshi n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, biravugwa ko ari gutegura gusohoka muri board cyangwa se mu buyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport nyuma y'amezi atageze no ku mwaka ahawe inshingano zo kuyobora ekipe ya Rayon. Ibyo byose biri gututumba biturutse ku munsi w'igikundiro aho atagaragaye. Witwa Sadate yatangaje amagambo akomeye, aravuga ngo nibyo ntabwo Paul Muvunyi yagaragaye ku munsi w'igikundiro, umunsi wa Rayon Day tuba tugomba kuboneka twese, ariko ntabwo tuzi impamvu yatumye ataboneka. Ntabwo tuzi iki, ntabwo tuzi impamvu yatumye ataboneka. Ushobora gusanga za gahunda zisanzwe ABCD, birashoboka cyane, ariko Paul Muvunyi ntabwo yabonetse. Hari amakuru ari kutugeraho muri kano kanya avuga ko yaba yaragize akabazo k'uburwayi kakaba karatumye ataboneka mu ku munsi w'igikundiro. Ariko nkibaza ni ibyo tubona n'ibyo influencer bagaragaza cyangwa se natwe tuba muri monde y'umupira, ibyo tubona mu by'ukuri harimo agapingane hagati ya Tadeyo ndetse na Paul Muvunyi cyangwa se na komite ye ku rwego rw'icyubahiro. Harimo iki? Agapingane. Impamvu ari agapingane ni iki? Mbere y'uko Rayon Day iba, hari inama Paul Muvunyi yatumije yo kugira ngo baganire hamwe byinshi, banasasa inzobe barebe ikintu bagomba gukora, ariko Tadeyo ntiyayitabira, arayikansaringa. Bikavugwa ko rero kiriya cyari ikimenyetso cy'uko Paul Muvunyi yerekaga ko Tadeyo atishimiye ibyo yakoze kuri uriya munsi. Abantu bari hafi ya Paul Muvunyi baravuga ko ari gutegura gusezera, nubwo we avuga ko atabiteganya cyangwa se adashaka gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport. Ibyo byose niyo turimo kujya dukusanya, turaza kureba uko biri buze kurangira, ariko birasa no mu ikipe ya Rayon mu by'ukuri ntabwo bimeze neza muri iyi minsi. Ntabwo bimeze neza. Ni ekipe yakaba organize, ni ekipe yakaba itegura ibintu byayo neza, ikemura ibibazo ifite, ariko uyu munsi baracyacagagurana. Nje mbona ko mu by'ukuri ashatse yanagenda hakiri kare, sinzi uko byagenda, kubera ko biragaragara ko bano bantu ntabwo imyaka ine bazayobora ngo bikunde. Ntabwo imyaka ine bazayobora ngo bikunde. Icyo ni ikintu nahagararaho, kuko n'ibintu byatangiye bakimara gutorwa. Tukabona umwe yateguye inama, tukabona undi ari muri kontra n'amadira agiye atandukanye, umwe atabizi. Ukibaza ubundi njye nkimara kubona iyi miyoborere imeze gutya, ko ni mu bantu bari bashaka ko abasaza baza muri ekipe ya Rayon, ni byiza bagombaga kuza, ariko kuko twarebaga mu mateka tugasanga nta handi ekipe ya Sport yabayeho atari y'abantu, tukavuga tuti nibongere bagaruke. Ariko ikintu cya mbere ntishimiye uburyo kibashizeho imiyoborere ya ekipe ya Rayon. Iriya miyoborere ntabwo ibaho, nta hantu yabaye. Kuko uyu munsi nta wemera kayoboye Rayon, ndetse no kumenya ubaza ikintu biragoye. So niyo mpamvu rero nge uburyo kibashizeho izi komite ntabwo byanyuze, ariko sofa nemeraga ko abasaza bakongera kuza muri ekipe ya Rayon Sport. Ariko nubwo bimeze gutyo, ngo uwitwa Tadeyo yiteguye kumena banki miliyoni hafi 50, agiye kugura umwataka na nimero 6 batabaho, scouting nshya muri Afrika y'Uburengerazuba. Ntabwo ngiye gutangaza amazina y'umukinyi kuko ntabwo biraba official, ariko biriho mu bihugu nka za Cote d'Ivoire. Baravuga bati ibyo tumaze bisi tubona dufite icyuho gikomeye cyane kuri nimero 9. Farunga igihe azagarukira ntabwo tubizi,
nta nubwo aratendinga ekipe, aracyariho muri Senegal. Bakavuga bati rero twe tugiye kumena banke, tuza n'undi mwataka noneho urenze Forungani, kuko uyu munsi bari gutegura gukina na Singida Black Stars. Umuzamu bamaze kumuganiriza nubwo bataramwishyura, ariko bamaze kumvikana isaha ku isaha yakwinjira mu ikipe yaragatangira imyitozo. Bakavuga bati tunabonye undi mukaseri muri nimero 6 byaba byiza, noneho tugashaka n'umwataka Machacha. Bateguye miliyoni 50 ziragura abakinyi babiri harimo nimero 6. Ntagiye kubatangariza, hari amakuru mfite nyitohoza ariko arahari. Umunyakote d'Ivoire, hakaba n'undi mwataka Karundura w'umunyakameruni bagomba kuza muri ekipe ya Rayon Sport. Ibyo byose ni biri gutegurwa inyuma, kuko Tadeo arakubwira ngo ibyo abantu bavuga nge ntago bindeba, nge ndimo ndadiringa n'iki na ekipe ya Rayon igomba kugera mu matsinda. Kandi arabizi ko abakinnyi afite amatsinda biragoye kuyageramo, kuko n'ekipe ya Singida nari kwibaka ku buryo budasanzwe. Niyo mpamvu biteguye kumena banke miliyoni 50 ku mwataka n'umediateur, byamaze gusinywaho nta kindi. Baravuga bati ibintu bya Robertinho n'iki ntabwo twe tuza kubitindaho. Aba yahari so good twamwishyura, ariko si cyo kibazo cyemereye dufite. Dufite ikibazo cy'abakinnyi. Andi makuru, Youssou Dieng hagaragara ibimenyetso ko bitarenze ku munsi w'ejo kuwa 3 mu ijoro rishira kuwa 4 agomba kuzaba yamaze kugezwaho ibyo byose, yamaze kugera mu myitozo. Youssou Dieng nta gihindutse, araza kuba agira mu myitozo ya ekipe ya Rayon ku munsi wo kuwa 4. Dushobora kuzamubona mu nzobe, uko buri kimwe cyose rero yamaze kukibona, ari imishahara yamaze kumugeraho, buri gisige no gukatisha akaza kantendinga imyitozo ya ekipe ya Rayon Sport. Gororeka nizera ko buri kintu cyose kimeze neza cyane. Wari umunsi uremereye cyane ekipe ya APR mu nkera y'abahizi ndetse na ekipe ya Rayon. Twashiraga umucyo kuri izi saga ndetse n'abakinnyi bagiye batandukanye bashya bagiye kwinjira muri ekipe ya Rayon. Ubwo ibyo byose nibyo tugitohoza. It's a breaking news. Ku munsi w'ejo turongera tugaruke tuganire byinshi bigiye bitandukanye birimo kugenda bizaba cyangwa se bizabigezweho, kuko buri munsi uri gusiganwa n'ibyayo. Ma ekipe irimo kugenda yubaka cyane, andi ari gusinyisha. Ku mugabane w'Uburayi ni imiriro. Ekipe ya Real Madrid igiye kumanuka mu kibuga hashize imyaka myinshi idatsindwa umukino ufungura shampiyona. Ubwo rero kanizere ko buri kimwe cyose kimeze neza cyane. Ndagushimiye wowe utinangiye imitima ukumva ko ugomba gukanda subscribe ukadutera inkunga, ni iby'agaciro kadasanzwe.